Mu minsi yashize nagiye ahantu mpura n'umuntu twaherukanaga kera, noneho arambaza ati se warangije kwiga? Ndavuga nti yego narangije kwiga. Ati none se wize ibiki? Ndamubwira nti nize IT. Noneho arambaza ati se none se ubu ngubu uri gukora iki? Ndavuga nti ubu ngubu nyine ndi kwikorera. Noneho ahita ambwira none se uri gucuruza serivisi z'irembo? Ndavuga nti oya. Ati none se uri gukora iki? Ibyo ngibyo byanyeretse ikintu kimwe cyane gikomeye, nuko abantu benshi mu Rwanda cyangwa se n'abantu bari hafi hano muri Afurika ntabwo barasobanukirwa ngo iyo umuntu yize IT akora iki, cyangwa se n'aya mahirwe ahari muri segiteri ya IT. Abantu bize IT bakora ibiki? Ntabwo abantu benshi barabisobanukirwa, ku buryo akenshi usanga ababyeyi bacu batubona tujya ku mashuri ariko batarasobanukirwa ngo bano bantu bagiye kwiga ibiki, nibarangiza kwiga bazakora ibiki, ku buryo iyo ubwiye umubyeyi ngo washakiye umwana stage ahita atangira gutekereza ninde muntu duturanye ufite papeteri umwana wanjye ajya gukoramo, akajya akora kopi cyangwa se akajya gucuruza serivisi z'irembo. Bahita batekereza hafi aho, kubera ko arizo serivisi z'ikoranabuhanga abantu benshi bahura nazo umunsi ku munsi. Ariko ikoranabuhanga ni rinini kandi rifite amahirwe menshi cyane. Uyu munsi muri iyi video ngiye kubinyuramo muri rusange, ni iyihe nzira umuntu wize ikoranabuhanga muri segonderi cyangwa se no muri kaminuza yanyuramo kugira ngo agire amahirwe y'akazi cyangwa se n'amahirwe yo kugira icyo akora. Ni ibihe bintu bihari yahitamo? Se ababyeyi ni ibiki bakeneye kubimenyaho, n'abanyeshuri ni iki bakeneye kubimenyaho? Ibyo nibyo tugiye kuvugaho muri iyi video. Reka tubane kugera ku iherezo. Abantu benshi iyo babonye umuntu wize ikoranabuhanga baravuga turiya muntu ni umu IT cyangwa se uriya muntu yize IT. Gusa muri rusange IT ntabwo ari IT, ni ikintu kinini cyane, ni ikintu kinini cyane gikuyemo ibintu byinshi. Ariyo mpamvu hano nagerageje gushaka igisobanuro nabibonera nkoresheje Google. IT ubundi ni ijambo ry'impine risobanura information technology, gusa rishobora kuzamo ibindi bintu byose utekereza umuntu wiga ikoranabuhanga ashobora kuba yiga. Abanyeshuri biga muri segonderi, aba biga software engineering, aba biga computer system technology, aba biga networking. Ayo masomo yose agenda aza agakubirwa muri IT. So IT rero ntabwo ari isomo runaka cyangwa se isomo ririmo akantu kamwe, ni isomo ririmo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu iyo umuntu ashaka kumenya icyo azakora cyangwa se icyo umuntu ashobora gukora, ureba muri ibyo bintu byose bikubiye muri IT, noneho ugashaka icyo wowe wispecializamo cyangwa se icyo wowe ushaka kwinjiramo. So IT rero ikubiyemo ibintu bigera kuri byinshi cyane, ndaza kuvuga mu bikeya. Harimo hardware. Hardware ni ibikoresho bifatika abantu baba bakoresha, ari byo nk'amakompiyuta. Harimo amaserver cyangwa se aho amakuru abikwa mu buryo bwa rusange. Hakabamo imiyoboro itwara amakuru cyangwa se networking, aho amakuru dutanga aca, iminara, amafiber ariya aca ku migozi hejuru n'andi uca mu butaka. Ibyo byose biri muri hardware na networking. Noneho abantu biga IT ibyo bintu byose rero baba babifiteho ubumenyi. So usanga afiteho ubumenyi kuri ibyo ngibyo. Ushobora kujya muri hardware, hari gukora izo hardware, hari kuzimaintaininga. Kuzimaintaininga ni ukuvuga ngo ni ukumakinga sure ko cyangwa se gukora ku buryo iyo miyoboro, izo mashini, izo computer biguma bifite ubuzima bwiza. Hakabaho kubaka ibikoresho bishyashya, gukora amakompiyuta no gukora mu nganda z'amakompiyuta, nabo bafite ubumenyi kuri IT. Noneho twava kuri hardware, kuri ibyo bifatika, hakaza software cyangwa se porogaramu z'uburyo computer cyangwa se amatelefoni bikora. Urabona nk'iyo uguze telefone bisaba ko ushyiramo ama application, bagushyiramo WhatsApp, bagushyiriramo n'izindi abantu bakunda gushyiramo kugira ngo ujye ubasha kugira icyo uyikoresha. So iyo ufite hardware gusa ntabwo biba bihagije, iba ikeneye na software kugira ngo noneho igire umumaro. Kuvuga ngo uramutse ufite umubiri gusa nta roho irimo, uwo mubiri ntabwo waba uhari. So niyo mpamvu rero na computer cyangwa se ibikoresho dukoresha biba bikeneye software kugira ngo bigire umumaro. So iyo umuntu akeneye kongera icyo gikoresho gikora, yongeramo software nshyashya. Hari software rero z'ibanze ziba zitwa operating system. Buri gikoresho cyose kiba kigomba kuba gifite, wajya mubibona muri computer zanyu habamo iyitwa Windows, hari izitwa Mac. Muri telefone harimo Android, harimo muri iPhone harimo iyitwa iOS n'izindi nyinshi cyane. So izi ngizi bita operating systems. Noneho hakaba n'izindi software zisanzwe
cyangwa se porogaramu zisanzwe bita application, ubona abantu bajya kudownloadinga kuri Play Store, akadownloadinga WhatsApp, akadownloadinga Facebook. Izo ngizo ni application umuntu ashyira muri telefone cyangwa se muri computer kugira ngo zibashe gukora akazi iyo application ikora. So izi software rero abantu biga IT baba baziziho kubera ko biga kuzikora, biga kuzimaintaininga, zagize ibibazo bakaba babikemura, noneho bakiga no kuba noneho batanga n'ubufasha ku bantu bari gukoresha izi application cyangwa se software, ku buryo computer yagize ikibazo mu buryo buri software bashobora kugufasha, bashobora gukora software nshyashya bakazishyira muri computer yabo n'ibindi nk'ibyo nyine. Kuri software nabo bafite ubumenyi. Noneho hari kuri networking ni uburyo ubona internet cyangwa se uburyo ubasha kwihuza ugasharinga cyangwa se ugasangira amakuru n'abandi bantu. So harimo nka internet, kugira ngo internet ikugereho hari itumanaho rindi rikoreshwa mu bigo binini, aho usanga ibyo kigo ari cyo cyonyine gishobora gukoresha iryo tumanaho bitwa intranet n'ibindi nk'ibyo. Byose bano bantu baba bafiteho amakuru, no kugira ngo ibibazo bya internet bikemuke bafiteho amakuru, kugira ngo install internet ahantu hashyashya, yaka internet mu rugo rwawe. Abantu bize IT bashobora kuba bagufasha. No hari n'uburyo bwo kubika amakuru nyine, ari managing ibyo bita ama database cyangwa se gutuma amakuru ajya ku murongo. Urabona hari igihe abantu baguhereza amakuru menshi cyane, igihe usanga nko mu kabati kera hatari ikoranabuhanga, hari amakuru yuzuye mu kabati ari mu mafishe manini. Noneho kugira ngo ushake igipapuro bikaba byagusaba kuzengurukamo ushaka icyo gipapuro ushaka. Ariko muri iki gihe amakuru yagiye mu ikoranabuhanga, rigena none usanga abantu baragiye bagafata amakuru bakayabika mu buryo bw'ama Excel sheet. Ugasanga umuntu afite nka Excel irimo nk'amakuru nk'ibihumbi 10. Noneho wajya kureba ugasanga kugira ngo uzashakishemo amakuru ntabwo yorganije neza, ugasanga kugira ngo ugire icyo ukuramo biragoranye. Abantu bize IT rero bafite uburyo bakoresha porogaramu zabo, bakoresha ubumenyi bafite, bagafata ayo makuru bakayorohereza umuntu wese kuba yayumva mu buryo bworoshye bidatwaye igihe kinini. Ubwo ni bumwe mu buryo bwo kumanaginga amakuru. Gusa hari n'ibindi byinshi abantu bize IT babazi. Ibi ni bimwe by'ingenzi nimbashije kureba. Ibyo ngibyo rero umaze kubimenya, urahita wumva ko abantu bize IT icyo bakora ntabwo ari ugutangira serivisi z'irembo gusa. Abantu benshi nicyo bahita batekereza, cyane cyane mu Rwanda nyine, aho tujya kwaka serivisi ku bantu ngo badufashe kudekarara, ngo badufashe kuduha serivisi z'irembo. Usanga aribwo tujya ku bantu baba bafite amapapeteri, abantu bakora ku muhanda nyine batanga serivisi z'ikoranabuhanga. Yakoze abandi bantu benshi badakunze kujyaho n'abantu bakora izi software bamaze kuba benshi mu Rwanda. Usanga badafite ama office ku muhanda nk'uko abantu batanga izindi serivisi bakora, ahubwo akenshi usanga bo bakorera kuri internet, bafite nka office mu rugo. Ugasanga we atangira serivisi ze mu rugo, abantu bamusanga mu rugo cyangwa se bagahurira kuri internet. So usanga akenshi ari uko biri kugenda ku bantu batanga izi serivisi zindi. Noneho abandi ugasanga bari gukora mu bigo bikomeye, abaturage basanzwe babona serivisi z'inyuma ariko ntabwo baba bazi abantu bari inyuma bari gutuma izo serivisi zibageraho. Noneho ikindi no mu company ugasanga harimo abantu baba IT support batanga ubufasha muri ibyo bigo. Ugasanga abakozi baho ngo mubwire umu IT wacu azadikemura iki kibazo. Ugasanga umu IT niwe gukemura ibibazo byose kubera ko afite ubumenyi kuri ibintu byose. Twavuze ikibazo cya internet, ikibazo cya computer itari kwaka, ikibazo cya computer yapfuye, ikibazo cya software ifite ikibazo, ibyo byose nyine niwe baza kureba kugira ngo abikemure. So hari ibintu byinshi abantu bize IT bashobora gukora. Nagira ngo umuntu wese yumve nyine ko hari amahirwe menshi ahari muri IT. So rero ikintu kimwe ku munyeshuri uri kurangiza ubu ngubu secondary, cyangwa se ku munyeshuri, ku mubyeyi ufite umwana uri kurangiza, ku mubyeyi ufite umwana wize ikoranabuhanga, hari ibintu byinshi umwana we yabasha gukora. Niyo mpamvu rero mutagomba kurimita amahitamo yabo cyangwa se n'ibyo bashaka guhitamo. Umunyeshuri urangije rero inzira ihari ni ndende cyane. So ni ngombwa ko mu gihe urangije kwiga uhita ukora roadmap, ukavuga uti ngewe ndashaka gukora iki ngiki cyangwa se ndashaka guspecializa muri iki ngiki. So ushobora kuvuga uti njye byose ndabijyamo, ugashaka kujya akazi ko kuba mu IT support. Ushobora kuvuga uti njye ndashaka kuba maybe nk'umu IT, abantu bajya bavuga nk'urugero ngo mu IT w'akarere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndashaka gukora ibi ngibi. Ayo ngayo ni amahitamo yawe. Gusa bajya bavuga ngo ushaka gushimisha bose, ngo noneho bikarangira ngo nta n'umushimishije. Ibyo ni ibintu abantu bajya bavuga. Ni byiza ko nubwo ufite ubumenyi kuri ibintu byose ufata ikintu kimwe
ukabamo inzobere, uti ndagenda inzobere muri data management, ukagenda ukiga data management, noneho ukaba inzobere cyangwa se umu expert muri ibyo ngibyo. Uvuga uti ndajya kwiga software, mbe inzobere muri software, yango ni amahitamo yawe. So ibyo ngibyo niyo mpamvu nkubwira nti niba urangije kwiga bimwe mu masomo y'ikoranabuhanga, ni byiza ko ufata ikintu kimwe ukaba inzobere muri icyo ngicyo. Naho ubundi abantu benshi barangiza kwiga bagahita bavuga ati akazi karabuze, nize IT. Abantu benshi usanga ategereje ko hari umuntu uzaza akamuhamagara kubera ko yize IT, noneho akamufasha gushaka akazi, ariko ntabwo ari uko nk'uko ibintu bikora. Ibyo byari kera abantu bataramenya ngo abantu nyine bagitegereza ko hari umuntu uza kubafasha gushaka icyo gukora, umuntu uza kubafasha. Ugasanga nyine urangije kwiga ari nkawe wenyine wize mu karere, ugasanga abantu baje kuguha akazi kubera ko urangije kwiga, ariko ntabwo ariko isi kimeze, ibintu byarahindutse. So ni byiza ko niba urangije kwiga nawe utangira kwikorera plan yawe, ukavuga uti dore ibi nibyo nshaka kuza. Noneho ikindi kibazo kiba gihari ni uko usanga abantu benshi nta makuru bafite, ati ndabariza hehe. Nigeze kubaza abantu nkavuga nti urangije kwiga amasomo ya IT, ndumva nigeze kubivugaho mu yindi video. None se mu Rwanda nahe ma company uzi akora services za IT cyangwa se akora services z'ibyo ushaka kujyamo? Tuvuge urugero, ushaka kujya muri software development, ushaka kuba umudeveloper mu Rwanda, uza ama company angahe akora software? Icyo ni ikibazo cyoroshye nyine, ntekereza ko abanyeshuri benshi barangije kwiga cyangwa se n'abandi bantu benshi babizi ibingibi batabasha gusubiza. Ni ikintu cya mbere nyine umuntu agomba kureba, ni ama company angahe akora software. Ko nta kabazo koroshye kugira ngo urebe ese uyu muntu nubwo ashaka kwinjira muri ibi ngibi afite amakuru ahagije. Noneho ikindi ni ukwibaza ngo ese ko nshaka kuba ndatanga urugero ku mudeveloper, kubera ko ibyo abantu benshi bari gukora muri iyi minsi, cyangwa se ko nshaka kuba umu network administrator, ni iyihe nzira nanyuramo cyangwa se n'ubuhe bumenyi nkeneye kugira ngo mbe umu network administrator? Ugasanga umuntu ntabwo afite amakuru kuri ibyo ngibyo. Ni byiza ko niba uzi inzira ushaka kujyamo, ushakisha amakuru kuri icyo kintu. Hari imbuga nyinshi ushobora kujyaho ugakora ubushakashatsi ukamenya ngo ibi ngibi ni byo umu network administrator akenera, cyangwa se ibi ni byo umu software developer akenera, noneho ukagenda ukabishakisha byose. Umara kubibona, noneho kubera ko ufite amakuru y'ibyo umuntu akenera, ukaba ufite amakuru y'aho bari gutanga akazi, birumvikana ko ubwo ufite amakuru y'aho ya company mu Rwanda zikora ibyo ngibyo, noneho bigufasha kukorohereza noneho mu gushaka akazi cyangwa se no mu kuvuga ibyo ushoboye n'ibyo wabafasha. So ubwo icyo nayimvuze ni niba urangiye kwiga cyangwa se ushaka kwinjira muri IT, ni byiza kwikorera plan, ukavuga uti ibi nibyo nkeneye, hano ndi kugana. Noneho ikindi ukamakinga sure ko ushakisha amakuru y'ibyo bintu nyine ushaka kujyamo, kugira ngo uzi nize company ziri kubikora cyangwa se zikeneye abantu. Ntabwo ari ngombwa ubungubu ngo ugume mu Rwanda gusa, ko isi yose irafungutse. Ubungubu ushobora gukorera hanze uri mu Rwanda, noneho ukareba ku isi yose cyangwa se ahantu hose ushobora kuba wagera, nize company ushobora ku approachinga, noneho ukamenya ngo ni ibiki bisabwa, n'ubuhe bumenyi ese ndabufite, waba utabufite ukabanza ukabushaka. Cyangwa se no mu gihe uri kubushaka ukavuga uti ni ahantu nakura ubumenyi. None hari kubona ubumenyi buri theory, ukajya online ukiga kuri YouTube ukareba ama video, ariko hari nanone kuba wamenya ngo ni ibihe bigo biri gutanga yenda ama stage, kugira ngo njyeyo nshakishe stage, noneho mbashe kubona ubumenyi cyangwa se mbone na experience, cyangwa se mbone nige n'ibindi bintu bishyashya. So ibyo ni ibintu nyine umuntu atekerezaho mu gihe ari gushaka akazi. Noneho ikindi yenda ari nacyo nashaka kuvugaho ndi no gusorezaho, hano hari ni urubuga rutanga ama road map. Ni ukuvuga ngo tuvuge ushaka kumenya ni iki kintu gisabwa umuntu ushaka kwinjira muri QA cyangwa se quality assurance. So ukaza hano kuri QA ukareba ihangaha niho umuntu ahera, cyangwa se n'ibyo bintu wakenera kwiga kugira ngo ube uyu muntu uri muri QA quality assurance. Noneho ukaza hano ukavuga uti ndenda umuntu ushaka kuba mu front end developer, mu beginner, yahera he? Hano hari road map yabyo, noneho ukayiga ukaza kuyikurikira. Urubuga ndaza kurusiga muri description muze kurureba, narukunze cyane kubera ko hariho ibintu byinshi ushobora no kwikorera road map yawe ukoresheje AI. Yego, so ubwo niba ushaka kumenya road map ni iki kintu nkeneye kumenya, ko urebye nk'ahangaha reka dufate nk'urugero AI engineer.
nko kuba umu AI engineer. Hano harimo ibintu ukeneye kumenya. Iyi ni introduction, ahangaha niho uhera ibi nibyo ugomba kumenya. Uyu mu AI engineer ni iki, ahangaha ni resources z'ubuntu ushobora kureba, ariko nanone izi ngizi zitakugufasha neza. Ushobora kujya online ukaziga, noneho ibi ngibi wabirangiza ukavuga uti ibi ngibi nabirangije, noneho njye ntabwo nakoze login, ariko wakoze login uvuga uti iyi step ya mbere yarangiye. Noneho ukareba ibintu byose nabyize, noneho ukareba iyi roadmap, hari izindi roadmap online nyinshi, noneho ukaba wareba ukavuga uti ese maze kwiga ibintu bihagije ku buryo kano kazi naba mfite confidence yo kugakora. Niba ufite confidence ushobora gukora mu project ukayishyira online, ukagenda ugaragaza ibyo uri gukora muri iyi minsi. Kubaka brand ni ikintu gikomeye cyane, nabyo ukabishyiramo imbaraga, noneho ukavuga uti ibi ngibi nibyo ndi kubaka, se ibi ngibi byamfasha kubona akazi. Noneho byagufasha kubona akazi ukabona ko ibyo wakoze bitapfuye gusa. So nicyo ngicyo nababwira. Niba hari ikindi kibazo waba ufite cyandika muri comment, nacyo nzagikoraho video. Iyi video nayikoze kubera umuntu nyine yari yambajije ngo ese ukora serivisi z'Irembo, nkumva kandi ntabwo ari we wa mbere. So nahise ntekereza ko ari ikibazo gikomeye kubera ko abantu batari gusobanukirwa neza ese abantu bize IT bakora iki, cyangwa se n'ibiki bashobora gukora. Nagira ngo mbivugeho noneho kugira ngo mbahe ishusho ngari. Ntabwo ari byo bintu ibyo mvuze, ntabwo ari byo byonyine bibaho, ushobora kugisha abandi inama. Cyakoze nyine nagira ngo wumve ko isi iragutse, cyangwa se ibyo gukora ni byinshi, noneho nawe utangire wifatira umwanzuro aho kugira ngo uzagume utekereza ko nujya gukora stage urajya kuri papeteri muturanye, cyangwa se urareba hafi yawe gusa. So ni kugira ngo urebe mu buryo bwagutse. Reka ngushimire kuba twabanye muri iyi video, naho gutaha.